hari umuntu wambajije arambaza siko mbona musa yaba ari musaza wawe wenda ko kantu ariko rero tukagarutseho se burabya ari byo bo abasaza wa kera nta wamenye ko wamuga ubundi ifashe ari kwashinga gato cyangwa muri mwe hari wo papa we yatembereye njyewe kera papa bambwiraga ko akunda kugenda cyane aha yaragendaga nese mama ko atavaga mu rugo Hello guys, imeze bite? Nizere ko meze neza. Ewana wo ukurikiye Fabizo Films, ukomeza gukurikira filime zacu. Ewana nziza cyane. Nsoje abantu bari i Kigali mu majyaruguru mu majyepfo. Burasirazuba ni burengera bwaryo. aho hatinde burengerazuba. Hajya niho muturuka. Ni naho twicaye. N'aba diaspora we nabonye batureba we. Kongo. Oya, muri Amerika. Uziko nabonye n'abahinde baratureba. Yes. Ya. Ewana nabo ndabasuje cyane. Nyine umuntu wese uri kureba iki kiganiro ndamusuje. Hano imbere rero ya kamera ndi kumwe n'umugabo n'umugore bakina mu ngo z'ubu. Byanyabyo. Ngira ngo ni ibyanyabyo. Ese nge ndabizi. Nge nzi ko nyine ari umugabo n'umugore. Yes. Ewana bakina muri filime yitwa Ingo z'ubu murayizi. Yaraciye ibintu rwose yarayitinze yarabishe yarabamaze. Ewana mumeze mute? Mumeze gute? Kundeba yatwawe se. Kaho. tumeze neza cyane Kufite isoni? nta soni mfite kandi ndeba uzifite ibyaha bye. Uretse ariko ijwi ryawe ntago abanyarwanda bari kukumva fresh. Yavuze ngo nta soni afite ngo uretse iz'ibyaha bye. Yakwivugiye se? Nivugire. ari kumbeshyera nta byaha mfite. Ayayayesha ni umugabo n'umugore koko pe. Niko mumeze neza? Bo turaho turashima Imana n'abantu bake. Ku isi yo nyine urayizi. Si ibyo mu ngo z'ubu gusa. Ahubwo no hanze aha. Hari ahantu mbonye umugabo ari gukubita umugore. Wabibonye? Shaka shingo z'ubwe ni danje pe. Hanze umugabo yari yishe umugore. None si ibyo hanze bitubyita ibyo hanze kubi twabyise ingo z'ubu abo hanze bo turabyita guki ingo z'ubu ni ibyo hanze. Nese wagize ngo ingo z'ubu n'urwanjye nawe gusa arashwi buriya rugurumana hanze kabaye. Ese mureke mbabaza ko muri kuvuga gutyo biriya bintu mu bikina nyine ni cyane ibyanyabyo amaye nka data wasanga nyamara ari ibyanyabyo. Nese ko muvuga ngo ni ibyo hanze ubundi byari bisanzwe ari ibyanyabyo se. Oya mumbwire. Nawe rebesha amaso yawe ukubona iki? Sere ni Serene. Ubushize twakoze ikiganiro uvuga ko ufite umugore n'abana babiri. Kandi no muri filime mufite abana babiri, Fisi na Munezero. Ubwo bivuze ngo ubwo mama Fisi ngo umufasha wawe n'uwo nguwo ndakeka. Byanyabyo. Oya nyine nanjye ndi kukubaza. Wabivuga. Umuntu umugabo n'umugore. Ntabwo ari byanyabyo. Hanyuma wowe uri mu ntoki. Kuko mubibona ukuri nabaha ntabwo ari byanyabyo. Cyo koze nyine twahuye wenda duhuje umubare w'abana afite abana babiri ku giti cye afite abana babiri ariko mu buryo bwo gukina bise filime mujya mutubonaho muri make twahuye nyine tukina role yaciza ari umugabo n'umugabo ariko ntabwo ari byanyabyo. Muranaberanye ukuntu. Niko ubundi twese dukoze mu ishusho y'Imana. Ubundi si umuntu utaberana n'undi ninde? Keretse wowe niwe nabonye utabona uwo mubera. Oya se kandi ubwo ndebye sere nawe rero nagwe tukizamuri cyacu. Ubwo ndebye ubona ndi kibi cyane ku buryo nabura ko umuntu urarudagwawe ni ayo data. Guys abantu muzi Fabizo
mushyire muri comment do uyu sere ndamuzuminze ngo ari guseka ndamuzuminze sibyo mutubwire muri comment ari njyewe nawe wabona igikweto mbere ni wabona igikweto mbere ni wakubona ndakibonye ese yakibona nakunyera ubwo bivuze ngo njye nta kintu nzabona ntacyo nkwijeje ayo data we uzakibona ariko nabone ko datuma niheba ntizanyongeza imana yaba ariko njya mbona uyu musheri wanjye yari yabyindimo kuri njyewe kamuzuminge bamurebe kamuzuminge bamurebe rwose wibuka avuga ngo kuri n'ikibandi ibaza abantu bumvishe ngo ngiye bari kuri ibyo bikuruye nguri n'ikibandi akose mumbwire ndi mubi cyane kuvuga utarabye indimi uri mwiza yewe urakoze kumbeshya ariko nta ribi se nyine kariko imana yaturemye karagaciye aha niba ndi mubi ndamaze sibyo reka dukomeze none se ntago mwanshubije muri umugabo n'umugore bo reka tugukuri ntabwo ari ibya nyabyo bivuze ngo uwo buri umwe ku giti cye afite urugo rwe biriya tubona mukina ni filime yego nyine urumva abanyarwanda rero no mu makomenti babirimo bavuga ati nyine hari ababyibushye bakavuga ati bariya nyine ni nk'umugabo n'umugore bafashe bagahuza imbaraga bagakina filime bakayita ingo z'ubu urabona nka bariya abantu bo kuri YouTube bitwa baburyohe urabona ko nyine barafatanyije umugabo n'umugore bakajya batwigisha biriya bintu ngenda cyane muto ntago urumva ntago nabibonye urumva ariko urumva ni umugabo n'umugore bafatanyije rero no mu makomenti n'abantu babareba kuko ntago ari bakeya ngira ngo batekereza ko wenda aba ari umugabo n'umugore mubamara amatsiko ariko se we reka tubabaza aho batubwire hasi muri comment tuberanye ariko umuntu uberanye nanjye ntabwo mbizi nyamana tutaberanye ntabwo ubizi none si iyo umurebye uba ubona ameze ati uba ubona ari tayipu yawe yego njye ntabwo nzi uko meze buri muntu ku giti cye iyo urebye ubona wanyemera ntabwo nakwemera amba ewe ubwo murumva ko tutaberanye ariko rero nyine wa mugani no muri komenti banyandiwe hari umuntu wambajije arambaza siko mbona musa yaba ari musaza wawe wenda ako kantu ariko natwe tukagarutseho se burabyo aba ari byo abasaza wa kera ntawamenya ko wa mugani ubu ndifashe wari ukashinga gato cyangwa muri mwe hari uwo papa we yatembereye njyewe kera papa bamubwiraga ko akunda kugenda cyane aha yaragendaga nese mama ko atavaga mu rugo ura nataravaga mu rugo ryamusangaga mu rugo se yagiye barambwiye ngo papa wawe yaba akaze bize barambwiraga nyine akunda kugenda cyane ntabwo nabishaka ibyo byashoboka burya nta umwana ngo se w'umwana amenywa na nyina wasanga abo byaba ari niyo mpamvu rero ko tutari twamenya igihari reka tube dufashe ko nabyo ntabwo ari byo niyo mpamvu ntakwemera ko nawe umusaza wanjye urumva twadukoze amahanga ubona ari kibi ku buryo utacyemera oya mukunda nka musaza wanjye uramukunda nka musaza wanjye uramukunda ndamukunda nka musaza wanjye uramukunda aha uramukunda mukunda nka musaza wanjye akaza ako kantu ka musaza kugira kukongera uramukunda nuko mfite umugabo ese bakunda umugabo gusa nakunda musaza wanjye wakavuze ngo urankunda wenda nyuma ukavuga ati rero nawe ndabona ugiye kudutuburira nk'abantu bitwa mbase ndabona agiye kudutuburira nk'abantu bitwa Batiti Brown na Nyambo bavuga ngo na babayisito ninde ubazi muri mwe ndabazi ase koko reka tubivuge ubundi reka nkwereke ari ikintu yakamenya inkundo bura ziratandukanye hari urukundo rwitwa urukundo rwa kivandimwe urukundo rwa kivandimwe ni rwa rundi
umuntu uwo ari we wese akunda nta kindi kintu rugamije urwo rwitwa rwa kivandimwe. Hakaba noneho urukundo rwa mpanguhe. Urabyumva? Urukundo rwa kivandimwe n'urukundo rwa mpanguhe. Urukundo rwa mpanguhe ni rwa rundi umusore ajyana umukobwa kumusohokana barangiza agahita amujyana muri rogi. Buri wese uko yumva yabitekereza batubwire uko babyumva. Ese wajya uvuga ibintu ukabirangiza. Noneho hakaba n'urukundo tubara rwo Yesu yakunze Kristo, ubwo Kristo yakunze abe. Ruriya ni rwa rundi umuntu uwo ari we ashobora kwemera agukunda akaba yagupfira. Naho urukundo rwa kivandimwe nta handi warushyira babandi bavukana. Noneho hakaba n'ugukunda rumwe Yesu yakunze abe ku buryo ashobora kugupfira icyo ari cyo cyose cyawe. Urwa mpanguhe rero akenshi usanga rw'abagore n'abagabo. That's usanze. Nese ushatse kuvuga ko umugabo n'umugore bakundana n'urukundo rwa mpanguhe? Kuki se wari wabona umugore n'undi mugore bakundana nka rura rukundo? Babahana ikizi? None uracyari umwana. None se nta musore n'umukobwa bakundana rwa mpanguhe? Baganisha heza. Kuki ahubwo umukobwa n'umukobwa badakundana n'urwo rukundo? Nyine kugira ngo wende komeze dusobanure. Nari nyibasobanurira njye. Noneho ahubwo nashaka kumubaza mwizo zose nkunduru. Yavuze ngo arankunda. Ankundurure. Ukuntu rwa kivandimwe. Ariko bura wafana. Okay, ako karagaciyemo. Yesu Kristo hari akantu mbonye kaye n'abafana barakabonye. Mbonye impeta. Siko muri mwese. Uyu yakuba ufite ari ukuntu abastari rero baza bakatwifatira ko bakira abasore. Nyine ko kugira ngo abana bakomeze nyine abana bakomeze bisoke nkawe w'umugabo ukavuga ati nge nta mugore ngira kugira ngo impeta ndayigendana kabisa cyane ukuri kumwe n'umugore wawe niyo mpamvu nawe arabizi dore nawe arayambaye tubizi neza. Uwo n'umugore wawe? Oya. None se kuvuze ngo nawe arabizi dore nawe arayambaye ariko rero namwe nuvuga ngo dukina twebwe hari isomo dushaka gutanga nk'umugore n'umugabo. Ubushize nk'ikiganiro nakubwiye ko hari benshi bahita bareba ibyo dukina akagushyira mw'iyo ka. Ariko twebwe hari ibyo tuba dushaka kwigisha. Rero wenda nta sene dufite dukina twambikana impeta cyangwa ukundi ariko nyirizina n'abatureba turi abantu bakuze dufite ingo kandi dukina ibyo tuzi biba mu ngo. ubwo muri mwaro byabayeho twabyumvise. Ahubwo n'abaza kutugisha inama abaza kutugisha inama duhita tubona noneho byo gukina tubigisha mukabikina. Yes. Akenshi igitekerezo naho cyanavuye reka cyo gukina ingo zubu kuko tubona rero hano hari mushiki wacu rwose nje rero birimo birambangamira. Hello yagarutse wajya ngo nagahari no kuri kwimana kuko wasanga byaramubayeho tukaba tugukomerekeje. Ntabwo byambayeho kandi nibyo nagaye. Sha wihangane mana yanjye wihangane. Izi ni inyigisho nta byambayeho. Okay buretse ngambwira impamvu imwe rigutuma uceceka witonze gutyo cyane kandi muri filmu kweta umugabo wowe ni gute ariko wibuke nari kwegeye wibuke ko byaranye ko namusabye imbabazi cyero ko nabagandi ntabwo ari kubona nke namusabye imbabazi ngomba kuvuga ubu so wahindutse cyane rwose sinabyibona. Okay cyo kuze nyine nabonye cyo kuze nyine n'ingo zube nabonye eruka gusohoka mwari mwagiye ku mazi rwose mumeze neza. Uzareba izasohoka nyuma yari azanyica uzagahinda afite. Yes utagahinda gakomeye ahubwo umugani no muri comment batubwira uko barabyumva agahinda bifite. Ibibazo byo mugabo kuvana mu gusohoka yakujyaye ku mazi nageza guteye bo guhananyuza akuyobe umuburuse wamushaki wamubuze. Ndimo ndibaza murimo kudupangira iki bizagenda bo reka wa mugabo uzavuga ko wasize umugabo ujyanye n'iki. N'ubundi kwibaza
kukurya birakureba ndabizi noneho uzibanga ibanga rireze nuko nangiye kubivuga ariko azanye mu mana yanjye we ngaho ibaze nawe uri umuntu w'umugabo ugasohokana umudamu akagucyura guhondagura guys aba bantu mubitege ngiye rero azaba ari faya se muzayisohora ryari ejo bundi ahangaha vuba azaba ari faya pe azanyica mfite ubwoba buriya ndibaza nindamuka amenya ahantu barongo nkagufata ngise ndi umwana urabizi uzajya mbebone kuzabimenya kuko uzateka imitwe ipfa buriya rero ntabwo muzi ahantu narindi uzi mudu narindimo uzi ko nari narohamye narohamye n'ubu wasanga ari wacyuye icyana dore ko bakabona singo z'ubuzi singo z'ubu shingiye uko nari muzi nubwo ngo yarihannye twaragane turihana dusana imbabazi ntabwo nigeze shira amakenga ko nta cyana cyuye ngiye ubwanjye natashye ndi kumwe n'umwana yadutaye ku mazi icyana harimo icyana sha nabyumvise uzazanyica ariko nyamara icyakubwira wasanga ari nagiye no kwisengera nagiye mu rusengero ugatuma umugore se utabimubwiye umugore ntumuzi reba usize umugore wawe n'umwaserukanye si ubwo ubuzi ngo umusigiye bana abagabo maze haba hari abagabo benshi subizi haba hari abantu batandukanye anyibukije akantu nabonye sinzi episode nakabonyemo yaravuze ngo hari abandi ngo bagabo bakeneye abagore ngo urumva neza ako kantu karangije rero njye kuri iyi minsi sigaye narahindutse sigaye mbona nakamutwaye uko ashaka iyo mana tugiye gutongana muzajya mubibona itubura yarampahaje ariko uzi ikintu cyitwa ribu iyo atangiye ngo ribu waramwumva hari n'indi nabonye wamucanze urushyi urangije uramuniga avuze ribu mbona urahabye abaye nka data uzi se kuvuga ribu nandi kwitabara mana buriya rero nta mujura nta wibu wibye ntabwo nakwiba wumvishe cya gisambo cyanjye nta wiba uwibye unashumisha indi urabizi nabyo ngo ntaki ntashuma ishuma indi ishuma ni ibiki uzi ishuma ni umuntu nka nyirandabizi ubuzi ibintu byose ukaba udashobora kumuzanaho ubushuma cyangwa se ubwenge kandi nawe abuzi ubwo nicyo ushatse kuvuga nta shuma ishuma indi bishatse kuvuga ariko buriya ubana n'umuntu ukamumenya buriya nibyo tuba turi kuvuga ngo tuba turi kwigisha abantu ubundi iteka ryose wakabonye umugore azamutse wagacira bugufi yazamuka nawe ugaca bugufi wazamuka nawe agaca bugufi ntazibana zidakumanya amahembe niko nabivuze tubigisha rero kugira ngo ibyatubayeho mu rugo ubwabo byikubabaho ahubwo bajye basabana imbabazi birangire mwongere mutangire ubundi buzima nta inka zirabana zikaba zishobora gukomanya ya mahembe birumvikana nkuko nabivuze ubushize ariko zajya gukomanya ya mahembe ikamenya ko ari gukomanya ihembe atari kuyica tuba twifuza rero ko ibyatubayeho bitaba ku bantu dusoza niye nama mwagira abantu babakurikira abantu bigira muri filime zanyu babafatiramo inyigisho niye nama mwaba ntabwo numvishe vuga cyane namubazaga ngo hari inkoko ibika isake ihari ariko iyo isake itanze uburenganzira bwo kwirateteza nateteza bishatse kuvuga iki dusobanurire oya niba ndi umwana hari abantu bari kugukurikira bakuru nanjye nari ngiye kuvuga ngo wowe uri umwana ntiwapfa kubyumva ariko imyaka yanjye urayizi iyo nkurebye mbona uri igipeti ikintu ushatse kuvuga rero nari mvuze ko ubundi mu muco nyarwanda ari nabyo tuba turimo dukina umugabo niwe uvuga ijambo ariko cyakora iyo atanze uburenganzira umugore aravuga umugabo akaza asozera muri make bagore mugende gake bagore bari kutwumva ntibagere
wahita wambuka muri Kongo ntabwo uzi iki gihugu n'abagore barimo agiye kutubwira inama atugira inama abantu dukurikira. Gira inama umugore mugenzi wawe waba nyine ukureba akavuga ati cyaze uyu mumama azi gukina filime gusa ngewe inama nagira abamama bagenzi banjye wenda mutubara turi gukina muri filime gutya mukavuga wenda bamwe bakavuga ni ibyanyabyo abandi bakavuga wenda ni ukunanirana. Izi ni inyigisho tuba turi kubahereza. Hari ukurusha kugera mu rugo ugasanga umugabo wawe wenda yahinduye isura wenda niba yitaga ingofero iri kureba imbere ugasanga yirebesheje inyuma. Icyo gihe yirebesheje inyuma uhita umenya icyo ashaka kuvuga. Uhita nawe uhindura wenda niba wagiteze igitambaro kirebesha imbere ukakirebesha inyuma. Muganga na muri make kirebeshe ku ruhande baciye bugufi kuko ukigumisha imbere uba ugiye guhangana n'ushyigikije inyuma. Kagira inama n'abadamu bagenzi banjye mbasaba kwihangana igihe usanze umugabo yarakaye kuko nta rutugu ruzakora ngo rusumbe izosi. Nta n'igihe umugore azigira yitwa umugabo mwese kutabikora. Izi ni inyigisho mbari gutanga ntabwo ari byanyabyo. Ako nabonye bigeraho bigahinduka mukiyunga dore mwariyunze mwagiye ku mazi ewana muraryoshye kuko nagusohokanye nkanagusaba n'imbabazi. Icyo nifuza nuko abadamu bagenzi banjye bagera ikirenge kuko nanjye babonye mbigenza bagasaba imbabazi ko n'ibyo byakubaka ingo z'ubu n'ubu tuzita izubu zahindura zikitwa irindi zina kubera ko nabo bahinduye amatora. Paradizo ki? Paradizo cyangwa se wenda bikitwa wenda ngo urugo ni paradizo mukareka ko cyangwa nageze mu ijuru. Nibyo randifuza. Hanyuma mukareka kuvuga ngo ingo z'ubu mwarangiza mwavuga ingo z'ubu mukagaragaza biriya bana ariko rero namwe buriya nimba rimwe bibaho ntabwo n'abandi ariko bibaho namwe mujye mureka ingo z'ubu mukagaragaza amakimbirane ya danje. None se bagize 90% wasanga ingo z'ubu zubakiye ku manegeko. Oyaze none sinzashaka nawe wageraho kumva. Oyaze wageraho kumva kareba uko bimeze. Ntayitinye itarungurutse. Ambo turimo turasoza nanjye ubwo ngira icyo mvuga. Reka nivugire ku ngo z'ubu. Buriya abantu twashatse turabizi. Iyo urebye ibikorerwa mu ngo nta rugo rutagira ibibazo na rumwe urubaho ntarwo. Cyakora uzi ikintu bitandukaniyeho nuko twebwe tumanaginga ibyo bibazo byabonetsemo. Urugo rw'uyu mumama bashobora kamvuge kumvugo z'ubu bashobora kuhatwika nijoro kagurumana bo bwabo iwabo mu nzu bitewe n'ibyo batumvikanyeho bugaca mu gitondo babisoje. Urw'iwanjye rukagurumana noneho tugahita duhamagara n'abaturanyi bakaza. Icyo gihe bazahita batwota tubone neza ko hari ibibazo iwabo ariko nta rugo rudashobora. Ibaze nawe ahantu umuntu agenda akamara imyaka kugeza ubu ngubu leta yemera gushyingira umuntu afite imyaka 21. Umuntu akamara imyaka 21 ahantu iwabo undi nawe akabara imyaka 21 ahantu iwabo bagahura ari babiri. Urumva icyo gihe bagiye kugira imico itandukanye kugira ngo bazahure noneho bagire umuco umwe bajyana biragoye. N'andi umwe azaba agira akantu akunda undi atagakunda bakaba bashobora kugasiganaho ariko bagakwiye kugakemura kakarangira. Numva rero ibyo tuba dushaka kubereka nuko nta bibazo nta rugo rutagira ibibazo ahubwo twige kubikemura. Ugize ikosa akabona ko ari mu ikosa nasabe mugenzi w'imbabazi tubana amahoro. Paradizo ibiyongera tugire paradizo mu ngo zacu. Murakoze cyane kuba mutugiriye inama kabisa abagore bari kutwumva n'abagabo. Uriya nyine hajeho uburinganire tuba tugomba nyine cyane nyine ntago ari ngombwa ngo umugabo aze akubita umugore. Biriya bintu ntago ari byo mwabagabo mwe ntago ari byo nubwo nabikoze ariko ntago ari byo. Mwakoze cyane murakoze. Ciao bakore subscribe kuri channel yacu Fabizo Films. Yes turabakunda mu bapuperi turabakunda mwese. Bye bye.